Uwa mbere mu kumenya amakuru agezweho ku bijyanye n'ibiganiro by'ubuzima. Turatangira twibutsa ababyeyi n'abandi bose barera abana ko iminsi 1000 ya mbere y'umwana ari amahirwe adasubirwaho yo gushyiraho urufatiro rukomeye rw'ubuzima, imitekerereze, ubwenge n'imikurire y'umwana. Kuko ibi bihe bifatwa nk'umusingi w'ubuzima bwe bwose. Umwana utitaweho neza mu minsi 1000 ye ya mbere y'ubuzima bwe ashobora kugira ingaruka ziremereye ku buzima bwe bwose. Tubaha ikaze kuri thehealth.Olivier. Iyi ni channel ibagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima. Njye tugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Janviere, umunyeshuri muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Nishimiye kongera kubana namwe. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ikintu cy'ingenzi ku buzima bw'umwana. Tugiye kurebera hamwe iminsi 1000 ya mbere y'umwana. Turatangira tubabwira iminsi 1000 ya mbere y'umwana icyo ari cyo, ndetse tunababwire igihe iyo minsi itangirira. Nk'uko iryo jambo ubwaryo ribivuga, ni iminsi 1000. Iminsi 1000 ya mbere y'umwana itangira umwana atarabaho. Ni ukuvuga guhera ku munsi wa mbere umugore atwite kugeza umwana yujuje imyaka 2. Ni ugufata y'amezi 9 y'inda, ukongeraho amezi 28 umwana amaze avutse. Nibyo bihura na ya minsi 1000 tuba tuvuga. Iki gihe ni igihe kigomba kwitabwaho ku buryo bwihariye. Nubwo umubyeyi afite inshingano zo kwita ku mwana no mu kindi gihe, ariko by'umwihariko inzego z'ubuzima zigaruka cyane kuri iyi minsi 1000 ya mbere y'umwana, kuko ari ishingiro ry'ejo hazaza h'umwana n'ah'igihugu muri rusange. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko iminsi 1000 ya mbere y'ubuzima bw'umwana ari igihe cy'ingenzi kurusha ibindi mu mikurire y'umwana. Muri iyi minsi 1000 ya mbere niyo ifata umwanya munini mu mikurire y'ubwonko n'imikurire y'umwana muri rusange. Muri iyi minsi 1000 ya mbere ubwonko bw'umwana burakura ku kigereranyo cya 80%. Ibi bivuze ko ari intungamubiri, ari uburere, ari ndetse n'ubuvuzi umwana abona muri iyi minsi. Ibi bigira ingaruka zikomeye ku buzima bwe bwose. Kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko ari ibiribwa, ari isuku n'ubuvuzi bifite uruhare rukomeye muri iyi minsi 1000 ya mbere y'ubuzima bw'umwana. Bavuga ko abana babonye imirire iboneye, bakonswa neza kandi bakabona n'inkingo zuzuye muri iyi minsi, bafite amahirwe yo kugira ubuzima bwiza, kwiga neza ndetse no gukura neza. Turabibutsa ko iyo umwana atitaweho neza muri iyi minsi, bishobora gutera igwingira, gucika intege mu myigire ndetse no kugira uburwayi bw'igihe kirekire. Niyo mpamvu iminsi 1000 ya mbere y'umwana ari igicumbi cy'ubuzima. Rero umwana agomba kwitabwaho uko bikwiriye kandi akabona urukundo rutagabanije. Turabibutsa ko intego y'iki kiganiro ari ukwigisha ababyeyi n'abandi bose barera abana akamaro ko kwita ku buzima bw'umwana kuva agisamwa kugeza ku myaka 2, kugira ngo umwana akure neza, yirinde indwara kandi agire ubuzima buzira umuze. Turakomeza turebera hamwe impamvu umubyeyi agomba kwita ku minsi 1000 y'umwana. Nk'uko twabisobanuriwe ko ya minsi 1000 itangira kuva umubyeyi akimara gusama. Bivuze ko iki gihe umubyeyi atwite ndetse no mu gihe umwana amaze kuvuka, indyo yuzuye igomba kwitabwaho kugira ngo turwanye imirire mibi. Tubibutsa ko indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara. Kandi ibi ngibi kubitegura ntabwo bisaba ibintu bihambaye. Impamvu ibi byitabwaho ni uko umwana wabonye indyo yuzuye akura ari mu bwenge ndetse no mu gihagararo, akazabasha kwiteza imbere akanateza imbere igihugu muri rusange. Nk'uko twabibasobanuriye, mbere y'imyaka 2 ubwonko bw'umwana bugomba kuba bwamaze gukura byibuze ku kigero cya 80%, ndetse bukagera ku kigero cya 90% mbere y'imyaka 5. Umwana wageze muri iki gipimo usanga no mu ishuri atsinda neza.
Iyo rero umwana afite imirire mibi niho usanga ubwonko bwe agera ku myaka 2 agifite 40 cyangwa se 50%. So tugomba kureba uburyo umwana agomba gufatwa neza akiri mu nda kugira ngo akure neza. Bivuze ko umubyeyi agomba kwita ku mirire nawe agafata indyo yuzuye kugira ngo wa mwana azavukane ubuzima bwiza. Tubibutsa ko ari za ntungamubiri, imyunyugugu ndetse n'amavitamini umubyeyi afata mu gihe atwite, ibi ari byo bigenda bigafasha ubwonko bw'umwana bugakura neza ndetse agakura no mu gihagararo igihe akiri mu nda. Kuko nk'uko twabibwiwe, imirire mibi y'igihe kirekire ituma umwana agwingira. Iyo iki kibazo kidakosowe mbere y'iriya myaka, ubwo ndavuga muri iyi myaka 1000, umwana nta garuriro riba rigihari, n'ubundi arakomeza akagwingira. Mu bimenyetso by'imirire mibi harimo kuba umwana ashobora kuvuka afite ibiro bikeya. Umugore utwite iyo amaze kubyara, ikintu cya mbere dukora ni ukumupima ibiro ndetse tugapima n'uburebure bw'umwana. Umwana agomba kuvuka afite byibuze ibiro 2.5 kg. Iyo ibi biro biri hasi, bishobora guterwa n'impamvu zirimo nk'indwara, ariko cyane cyane ibi bituruka ku mirire mibi umubyeyi yagize mu gihe cyo gutwita. Ku bijyanye n'uburebure, umwana agomba kuvuka afite santimetero hagati ya 45 na 50. Iyo afite iziri hasi, uyu nawe aba yaragwingiriye mu nda byaraturutse ku mirire mibi umubyeyi yagize mu gihe atwite. Mu minsi 1000 ya mbere y'ubuzima bw'umwana habamo ikindi kintu gikomeye cyo gukangura ubwonko bw'umwana. Hano icyo tugomba kumenya ni uko gukangura ubwonko bw'umwana bitangira gukorwa igihe umugore atwite. Impuguke mu by'ubuzima zitubwira ko tugomba kuganiriza umwana ndetse n'igihe akiri mu nda. Iyo amaze kuvuka tugomba kujya tumukinisha ndetse no kumwonsa. Igihe tumwonsa tugomba kuba tumureba mu maso kandi tunamuganiriza. Tugendeye ku mabwiriza ya WHO, bivuga ko mu mezi 6 ya mbere umwana agomba konswa kandi uko abishatse. Ahangaha twonsa umwana ari ku manywa ndetse na nijoro. Icyo tugomba kumenya nuko nta gihe ntarengwa. Konsa umwana bishobora kuba inshuro hagati y'8 na 12 cyangwa se zikanarenga ku munsi. Umwana uri munsi y'amezi 6 ntugomba kumuha amazi, amata y'inka cyangwa ibindi biribwa. Ahangaha umwana aronswa gusa, aricyo twakita exclusive breastfeeding. Nyuma y'amezi 6 kugera ku myaka 2, konswa birakomeza, ariko hakiyongeraho n'imfashabere, aricyo twakita complementary feeding. Umwana akomeza konswa kuko amata ya nyina akomeza gutanga intungamubiri n'ubwirinzi bw'indwara. Ahangaha niyo mpamvu dukomeza konsa umwana nubwo tuba twamuhaye n'imfashabere. Konsa umwana inshuro nyinshi uko abyifuza ni ingenzi cyane, cyane cyane mu mezi 6 ya mbere. WHO igaragaza ko ari kimwe mu by'ingenzi mu gukura neza k'umwana no kumurinda indwara. Ikindi kintu cy'ingenzi tuzirikana mu minsi 1000 y'umwana ni uko umwana uri mu nda burya yumva. Arumva, aravuga, akanasubiza ndetse afite uburyo asubiza nubwo ijwi ridasohoka. Ibi biba guhera ku cyumweru cya 18 kugeza ku byumweru 25. Kandi uko agenda akura, iyo ageze ku byumweru 28 nibwo ubushobozi bwa nyuma bwo kumva. Ubushobozi bwo kumva burakomeza bugakura. Umwana ashobora no gutandukanya amajwi, nko kumenya ijwi ry'umubyeyi, kumenya ijwi ry'umuziki ndetse n'andi majwi atandukanye. Niyo mpamvu ababyeyi basabwa kuvugisha inda yabo. Nuvuga ngo utangira kuganiriza burya umwana igihe akiri mu nda, ukamucurangira niyo yaba ataravuka, kuko bituma habaho guhuza hagati y'umwana n'ababyeyi ndetse bikagira uruhare mu mikurire y'ubwonko. Ahangaha inama igirwa ababyeyi ni uko nta mubyeyi wemerewe kubwira nabi undi, kuko ibingibi umwana arabyumva cyane, yaba intonganya
ndetse n'ibindi byose bishobora kumugiraho ingaruka. Niyo mpamvu dusabwa kuvuga ibintu byiza kuko umwana muri iki gihe aba ari kumva. Turakomeza turebera hamwe uruhare rw'umubyeyi muri iyi minsi igihumbi ya mbere y'umwana. Uruhare rw'umubyeyi rwa mbere ni ukwita ku ndyo yuzuye igihe atwite. Ikindi ni ukwirinda inzoga, itabi ndetse no gufata imiti nta nama ya muganga. Ikindi ni byiza ko umugore utwite akora siporo zoroheje ndetse kandi akipimisha kwa muganga inshuro nyinshi. Urundi ruhare rw'umubyeyi muri iyi minsi igihumbi ya mbere y'ubuzima bw'umwana ni ukwipimisha no kwita ku buzima bwe. Ikintu cya mbere hano ni ugukurikira gahunda yo kwipimisha inda ukirinda kwica amarandevu muganga yaguhaye. Ikindi ni ugukurikiza inama z'abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga. Ikindi ni ukwitwararika ukagira isuku ku mubiri aho utuye ndetse ukanagira isuku mu gutegura amafunguro. Urundi ruhare rw'umubyeyi muri iyi minsi igihumbi ya mbere y'umwana ni ukonsa neza. Umubyeyi atangira konsa mu isaha ya mbere umwana akimara kuvuka. Ikindi nk'uko twabibabwiye, umwana yoswa gusa nta kindi umuvanyiyemo muri ya mezi 6 ya mbere. Nta kindi kintu uyu mwana agomba guhabwa. Ikindi uruhare rw'umubyeyi ni ugukomeza konsa wa mwana nibura kugera ku myaka 2 ndetse ukongeraho n'ifunguro ry'inyongera ari ryo twita ifashabere. Urundi ruhare rw'umubyeyi mu minsi igihumbi ya mbere y'umwana ni ugutegurira umwana amafunguro afite intungamubiri. Hano umubyeyi agomba gutegura amafunguro arimo intungamubiri zose. Hari ibiribwa bitandukanye, amavuta, imboga ndetse n'amata. Ndetse kandi muri iyi minsi igihumbi ya mbere y'umwana tugomba kugaburira umwana inshuro nyinshi kandi neza. Tukibuka ko iyo dutegura amafunguro tugomba gukaraba intoki neza n'amazi meza ndetse n'isabune no kugaburira umwana tubikoranye isuku. Ikindi ni ukugira isuku aho umwana aryama, aho akinira ndetse n'aho agaburirwa. Ikindi umubyeyi agomba kuzirikana mu minsi igihumbi ya mbere y'umwana ni ukumukingiza. Icya mbere tugomba gukurikiza gahunda y'inkingo zose z'umwana uko ziteganywa. Ikindi ni ukwitabira gahunda z'ubujyanama bw'ubuzima. Ikindi hano umubyeyi azirikana ni ugukurikiranira hafi imikurire y'umwana. Ni ukuvuga ngo tugomba kubana nawe tukareba igihe akinira ndetse tukanakundana nawe. Ikindi ni ugukurikirana uko akura, uko avuga, mbese muri make ukamuba hafi mu mikurire ye. Iyo umubyeyi yitaye kuri ibi byose mu minsi igihumbi afasha umwana gukura neza, umwana akagira ubuzima bwiza, akagira ubwenge n'imibereho myiza mu buzima bwe bwose. Turasoza tubibutsa ko niba mukunda ibiganiro by'ubuzima mwajya mwibuka gukanda like, share ndetse na subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa n'ibiganiro byacu uko bisohotse. Twite ku buzima bw'umwana mu minsi igihumbi ye ya mbere. Tumuha intungamubiri, tumwereka urukundo, tumwereka uburere ndetse n'ibyo tumukora byose tubikorane isuku. Mwari kumwe na Janviere, umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda, ndetse kandi ibiganiro byacu turabibutsa ko binyura kuri thehealth.olivier. Mukomeze kugira ubuzima bwiza.